ku ruhande rwa Diane numva ngo Diane yaragiye gusha hari undi mugabo w'umukire bakundanaga ufite amafaranga noneho ntuza vitari bivugwa yuko ari umukire ariko ndibaza umuntu uzajya ushaka naira zamuhamagare cyangwa se anakwandikire kuri WhatsApp yicano nta kibazo ubwo mwamuvugisha bahe nimero hanyuma dusoza ikiganiro 078 74 mwumve yuko naira abahaye ikaze umusore wifuza kumutereta umusore wifuza kumutereta wese ni karibu murabona ko ari umukobwa mwiza umeze neza afite n'imico myiza ngenda muzi zaraguye umugese nta mavuta mujya mugira oya ubanza kunyura mu mujyi gatukanze ukagura utuvuta tw'imashini ukaza ugashyiramo we byanze nyine ubwo kora kuri moteri nyine ukajya gushitura uri gushitura da no gushitura no gushaka shituraje ugashitura rwose none Diane byaramunaniye gushitura cyangwa ninde byanze gushitura ibintu byarambabaje mbanje kubasuhuza bakurikiye Icyumba TV nge muri kumva kuri mikoro banyita Theo 7 Pro hanyuma kuri kamera turi kumwe na bamwitane uvuga izina singuze se ngayivuge ariko nitwa Naila meze fresh yeah ndabona umeze neza kabisa wambaye neza wambaye agakweto keza k'umweru k'agasirimu thank you ubuse kuko ntabwo izina ryako oya ndarizi wanze kurivugira kuri kamera ngari ngombwa Naila meze neza urabona n'umukobwa mwiza ukeye niwe tugiye kubana muri iki kiganiro Naila ari umukobwa mwiza kandi ese cyangwa ni muri kwita umukobwa uri umugore umukobwa yego ubu noneho abantu bari kureba icyo uzaba TV bashatse batereta ewa ni karibu ntawe ikaze nashe rufite ntabwo ari ngombwa Theo mbabarira rwose ntabwo ari ngombwa kubera iki se wumva atari ngombwa kandi kuri kamera koko ngo zubu cyangwa se mu muryango nyarwanda murakoze gusa ikintu nyine gituma nyine ingo z'ubu nyine wenda zitamara wenda n'igihe nyine zirambi mukuntu ubona ari ugufuha bya hato na hato ufuhira umugabo wawe cyangwa uri ubundi tutararenga aho ngaho uri umugore uri umugabo uri umutinganyi uri umugore nyine wari wise uvuga ngo uri umugabo nuko mbaje ngo ndi umugabo uri umugabo uri umugore uri umukobwa uri iki ndi umukobwa uri umukobwa yego bivuze ngo abantu bifuza gutereta Naila ni karibu nta mushere ufite reka turekere aho ngaho nta mushere ufite reka turekere aho Naila nta mushere ufite kubera iki uri kumbaza nyine kugira ngo umuntu uzaza kugutereta atazahura n'ibibazo by'uko bazamujidura kujiduruza ibyariye akamukubita amangwe ese amakuru y'imitwe uko twaburanye aze Naila kubera iki simbuka ikibazo nkubajije oya nyine ni neza iminsi myinshi kusimbuka ikibazo niko Naila by'abakunzi by'inseho n'ubizi niba bihagaze ntabwo ukunda nta muntu ufite mukundana iyi minsi ntabwo biramba byari ibya kera Naila so bivuze ngo nta mukunzi ufite ntabwo ari ngombwa rwose Theo ntabwo ari ngombwa rwose kuri kamera kuko ariko hari umuntu ushobora kuba wifuza kuba yagutereta ashobora kuba yabonye azaza nyine abinyibarize icyo uzaba TV akavuga ngo we ubwe azaza abinyibarize ashobora gukubona ari kuri kamera kandi uko kugeraho bigoranye uhawe ikaze uzaza ubinyibarize
muhaye ikaze bo rero nshuti zanjye mukurikiye icyo uzaba TV mwumve yuko Naila abahaye ikaze umusore wifuza kumutereta wese ni karibu murabona ko ari umukobwa mwiza umeze neza afite n'imico myiza ngenda muzi ranga musimo gakeya uri kuranga muyo nzimwo gakeya nzi ko umeze fresh shankorera umutima ndeye ko byavamo shaka umugabo ese nkuriki hasi ko abagore b'iminsi mwananiranye ese kunanirana biri ku mpande zombi sha mwebwe se muroroshye ku mpande zombi nkande se asha ina minsi by'urukundo rwose sinzi ikintu rwabaye ase ubundi ibyo gushaka njye nkunda kuganira n'abakobwa benshi bakambwira ngo ntabwo bifuza gushaka abagabo ubona ari nk'iki kibitera sha iyo ubutse nyine urashya aho turashya nyine bisaba gutekereza nyine nabwo wagira gato watusha gato ugasanga birapfuye sinzi ukuntu byagenze byo mu nkunda z'iki gihe mfite ikibazo cy'uko nko mu myaka 5 iri imbere ubona nk'urukundo urwo ruzaba ruriho ari nk'uruhe rw'abakobwa cyangwa se n'abasore cyangwa se ingo zizaba ziriho zizaba zimeze gute reba ukuntu bitangiye bimeze umuntu arashakana n'umugabo bamara n'amezi 6 5 7 ngo birarangiye 6 7 ubwo ushatse kuvuga vitari nande sha umva na Diane rwose byo byanciye nege burundu ewana umva ko bavuga ngo none urabona nashingiro yo kukubaka y'ikintu bashobora umwana bari babanye ejo bundi 6 koko ahubwo se amezi 6 tugira ngo yo bare bayamara ni ngangahe aka 6 arimo 6 impamvu aje sabonye mu kwa 9 aho byamenyekaniye ahubwo se wa mugani uri aho byamenyekaniye ibyabanje nyine byose nyine bibera mu nzu nuko nyine wenda byagize gute bikabera bisohotse hanze ariko ubundi byinshi bibera mu nzu tu wasanga wenda byari bimaze nk'amezi 2 ariko kubera iki ingo z'iyi minsi zirimo zisenyuka ndakubwiye ngo umuntu murashakana bwacye ejo ugasanga rwose divorce yabaye kandi ngenze umukobwa washatse umugabo bamanye amezi 3 aya 3 rwose handi bari mu byishimo bo bari batandukanye byarangiye bakiri muri honeymoon hari igihe ureba ibintu nyine ukumva honeymoon bimaze ubwo ni ukuvuga ngo wabyapfire muri honeymoon hagati yabo bombi nta byishimo bigeze bagira n'ahantu buryo iki n'iki biba byanze kugenda nyine biba byanze kavuga uti yambarire byanze ubwo niyo biba byanze Naila shema pro bra tebo niyo biba byanze Naila kuri kunkata oya imashini bayanze kuba mashini bayanze kwaka imashini bayanze rwose cyane umva ushama essence bati nshaka mazutu ese usanze imashini itaba yanze ahubwo uri buyikoresha ari buba wanze uyikoresha ngo ubwo uyikoreshwa imashini uyikoresha cyangwa uyifite shubanze nawe uvuga ibishego yaraga ari ibishego ngo uvuze ngo imashini navuze imashini umuntu uyikoresha yanze kwaka akosha imashini yanze gute imashini yanze gute iramutse yanze wakora iki nanga imashini yakwa iramutse yanze wakora iki urahenda ikaka nimunyumve nabi ariko nyine imashini urahenda byanze bikunze ikaka shako mwana nukuvuga ngo Naila imashini ntago ishobora kwanga kwa cyane mva kameramani wacu uri hari inyuma imashini yanze kwaka wakora iki mva ntabwo imashini yakwanga kwaka nuko yatsa fresh case hari igihe rero imashini twavuze imashini hari igihe imashini zangariro kwaka se imashini yakwanga we imashini kangubwira akabyo hari imashini zidashobotse ziba zaraguye umugezi nta mavuta mujya mugira oya ubanza kunyura mu mujyi gato ukanza ukagura utuvuta tw'imashini ukaza ugashyiramo iyo byanze nyine ubwo
kora kuri moteri nyine ukajya gushitura uri gushitura da no gushitura no gushaka shituraje ugashitura rwose. none Diane byaramunaniye gushitura cyangwa ninde byanze gushitura? Bya bintu byarambabaje kandi ndizera ko umuntu wese abibonye wese ntabwo rwose bitamubabaza. Sibyo ko ari byo bintu bisigaye binibereyeho. By the way, turimo turaganira dusa n'abaho dutebya cyangwa se tunaseka, ariko ni ibintu bibabaje. Ni ibintu bibasheje kuba umuntu umaze amezi 6. 6 ni make mwana. Make pe. Tutanavuga ko ari amezi 6. Tutanavuga ko ari amezi 6. Bishobora kuba byararenze bishobora kuba biri no muri 3 cyangwa 4. Nyine numva kurenga ikintu kijya kugera hanze. Ni gute abantu b'abarokoreye cyangwa se b'abakozi b'Imana bananira kubaka urugo kandi basenga mwana. Ibaze nka nawe udasenga ugasanga ruraramye. Nawe urasenga genda umukristo ndasenga njyewe da none sengera ene nari umusiramukazi. Ko mara bigutunguye? Uri umusiramu? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Udakomeza nini? Yego. Birakate. Ako togira idini? Ogira idini? Ngendo umukristo birazwe. Go. Cyangwa ntabwo nzi ndi umuhanzi. Sha. Ako siko nge ndi cyamamare. No 7 Pro. Yawe ujye ubona ndi umupagani. Mbona rwose nawe. Jibana ndo mupagani. Uri hagati na hagati gutya. Ntago urajya gutya. Uri nka Neira. Oya Neira kandi afite idini rye. Sha mwana nyine byaje kwanga. Ubaye uri Diane wakora iki? Kugira ngo urugo rwawe rusubire. Ako hadisi unasanga nawe nakuna tagize disa gasenga ariko nyine bikanga. Yasenze igihe gito. Ko yasenze igihe gito. Mama, mva. Ako ndaje mbasengere barasubira. Ndaje bijyemo. Nje kumavi. Naye naragira ati ndabasengera Diane na nani? Na Vitari barasubira. Ewana abasubira rwose. Kuko bya bintu birababaje. One ibaze nk'abantu batashye ubukwe bwabo. Byumve. Batashye mariage yabo. Ibaze nk'abantu batashye mariage yabo. Papa we na mama we ibaze none n'imiryango n'ibiki kumva ngo batandukanye hano kandi. Ariko nje hari ikintu ndi kwibaza ntarabonera igisubizo cyacyo. Kubera iki ngo z'iyi minsi ziri kugenda zitandukana ko bwije nuko bukeye. Tumana hanze kuko. Niba mburongeye nyamvuga tse kuko gushaka. Example uheruka hari nkumperutse kumva ya Platini. Ngahibaze n'umugore. Birabyo ni ibindi bindi. Platini ati umwana ati suwanjye. Urugo ruba rurarangiye. Ashamba. Uriya n'abakobwa n'abato ntabwo tworoshye. Ariko ngiye nzabaye umwana mwiza. Mwabyumvise? Rero rwose ndabasuhuje abakurikiye nzabera umwana mwiza rwose. Mbahaka nimero kawe. Ewana tanga rwose nimero. Telefone iri kwaka. Murabanza mugure kugira ngo mbahe nimero. Murabanza mugure kugira ngo mbahe nimero ya Naira. Ibaze. So Naira mbabwira yuko afite channel yitwa icyumba kibanga TV. Ni channel ashyiraho ibiganiro bijyanye no kubaka ingo muri rusange, agenda bagira inama z'uburyo munyarukiro mureba mushobora gukora iki n'iki ukuntu bigenda n'ukuntu zuba kono babikora neza. Ashobora umuntu uvuga se kuko uramuka ubona ari umwana abiza ati nta mwana ukurimo ndakuraye shamara ko nyamande kamera mawe uyu muntu urabona hari umwana umurimo nabi bivuge sindi umwana uyu ni umwana kamera mawe uyu ni umwana oya wizunguza umutwe bivuge uyu ni umwana si umwana ni umwana se ntabwo ari umwana nabivuge sindi umwana oya bivuge kuri mikoro n'abantu bakumva
kameramani aravuze ngo ntabwo ariko ese ubundi byarangiye bite shani yatari ntawamenya nta n'uwigeze amenya iherezo ryabyo ariko ikintu cy'ingenzi ni uko twiriye guhindura imyitwarire niba tugiye kubaka urugo bijyemo wabifatiye umwanzuro ntibajya kuri cano yanjye ntabwo bazajya bagira bajye kuri cano ya Naila ubundi zubakwe kabisa icyumba cy'ibanga TV bayita icyumba cy'ibanga TV icyumba cy'ibanga TV niho muri busange ibiganiro by'uburyo bagenda bagira banagira ubundi bikomeza kugenda bikomeza kugenda biryoha iyo uri kumwe na Naila nyarukiraho ukanda subscribe share and like ubundi uko nkoze ikiganiro bigiye bikuryohera hari n'abandi badada nagiye mbona nyine bagira basigaye nyine bagira abantu birababaza kumva abantu ngo babanye baratandukanye njye nta kintu mutanekereza ni kimwe abantu babibonye abantu babyumvishe ukuntu abantu nk'imiryango hasi ubundi kubera iki umuryango wa Diane cyangwa se wa Vitari badashobora kwicara ngo baganire ku kibazo cyangwa ariko hari n'akandi kantu nigeze kumva gatoya buretse gatoya hari akandi kantu nigeze kumva kuri Diane kuri ntuza kuri ku ruhande rwa Diane numva ngo Diane yaragiye gusha hari undi mugabo w'umukire bakundanaga nange nabyumvisha ariko sinigeze ngo wari ufite amafaranga noneho ntuza Vitari bivugwa yuko ari umukire ariko ndibaza ese ni ukubera iki bashobora kuvuga ngo Vitari ni umuntu w'umukene kandi afite channel yitwa ngira ngo bayita impemburo TV hafi aho ngaho afite channel iyo channel ni channel ikurikirwa cyane ku buryo idashobora kubura nibura yabaye make adashobora kubura kwinjiza miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi wenda tuvuge ko ari make yada ibihumbi 500 umusore uhembwa ibihumbi 500 muri iki gihugu cy'u Rwanda ntabwo aba ari umusore w'umukire umeze neza ari umukire pe tuvugisha ukuri Naila uwaguha umusore uhembwe nibura umusore ako disi ni wasoreza warazumvisha ukuntu byatangiye umwe abwira nyine baganira ku nkwano byari bishimishije baganira ku nkwano akajya avuga ati urumva uramutse ushatse nk'umukobwa umukundanye n'umukobwa wazamukwa nkangahe njye namukwa nkaya ubona ndetse bishimishije byonyine kuba by'umwihariko baragize igitekerezo cyo kuvuga ngo reka tuganire ku nkwano ni ikintu cy'ingenzi cyane satani ni ibiki kuko ubwabo bazi kiriya cyari ikintu gishobora abantu basenga satani none niwe arabaganza cyane akura nibasenga rwose nibasenga cyangwa bajye ku cyumba kibanga ari nkawe ubundi barebe ko uri murakorora wishyira mu cyumba kibanga oya ni ukuri aryo wasanga byanapfiriye n'ahantu wamenye naha handi bagira n'iki aryo wasanga byanapfiriye yoda nese Naila ubundi nge hari ikintu natekereje kandi ingo z'iyi minsi zigira ikibazo cyo kutaganira communication y'imibanire uburyo bari buhure ubushobozi bafite uburyo bari bubukoreshe ni ikintu gikunda kugira gute ni ikintu gikunda kuza ukuntu mbyumva bajye bicira nuko nyine baganira na mbere bateretana bakaba ibintu byabo byose babiganiraho n'ubundi ino minsi ikintu cyose kiretse abantu hagati yabo nabigana birimo
hagati yabo nta biganiro rwose birimo. ibyo uvuga ni ukuri. Imiryango y'iyi minsi usanga kwicara ngo baganire baganire ku buryo bagomba kubaka urugo rwabo ari ikintu gikunda kugorana cyane pe, ni ikintu gikunda kugorana kuko hagati yabo nta biganiro biba birimo ubundi. rero burya iyo umuntu mutaganiriye komunikasiyo iba yabuze, kandi iyo yabuze ibintu byinshi birapfa. ariko nanone ntitwirengagize yuko reka wenda njye ku ruhande rw'abagabo, twirengagize yuko abagore b'iyi minsi nabo basigaye birengagiza inshingano, birengagiza inshingano bakananirwa kubahiriza ibyo bagomba gukora. Ko nk'ahariya hari ahantu Diane yigeze kuvuga, numva aravuze ngo bajyaga ngo bamubuza ngo ntabwo ngo yahabwaga uburenganzira ngo bwo kujya gusura mu inshuti ze, ngo ibyo bigatuma bituma ashwana n'umugabo. buriya mu rugo hari ikintu kibamo. urugo ni ikintu gikomeye cyane, ni nacyo kintu gikomeye cyane kuri iyi si kurusha ibindi, kuko urugo nicyo kintu gisaba kugira ngo wihangane. Ni ishuri rikaba nijoro. Ni ishuri rikaba nijoro, urakoze cyane. Ni ishuri rikaba nijoro. Urugo ni ikintu gisaba kwihangana, ukagira umutima ukomeye, ukamenya ko tuvugishije ukuri muri kiriya gihe bamaranye, nicyo gihe bari bakwiriye kuba baratangiye kwiganaho. Igihe bamaze ntabwo cyari kigeze ku rwego rwo kuba umwe amaze kumenya undi. Nicyo gihe yagakwiriye kuba arimo yiga undi, avuga ngo ese nakubwiye ukuntu hari umushuti wanjye washatse umugabo amezi 3 yonyine. Ngayibaza amezi 3. Mu mezi 3 nibwo umuntu aba atangiye kuvuga ngo ese uyu mugabo wanjye ameze ate, ese uyu mugore wanjye ameze ate, sibyo? Nyuma wenda nibura igihe uba utangiye kumenya. Hari umuntu wigeze kumbwira, arambwira ngo nibura kugira ngo umenye yuko utangiye guforoma urugo rwawe neza cyangwa se umaze kurushyira ku murongo, yarambwiye ngo nibura n'imyaka 7. None njyewe ikintu kijya kimbabaza ni uburyo abantu bakunda gusenya kenshi baba ari babandi twita abakozi b'Imana. Ako nanone hari ikindi kintu abakozi b'Imana nanone cyangwa se abantu bakorera Imana bakunze kuba bakora, ugasanga umwanya wose bahoreye mu nzu y'Imana, kwita ku mugore we bikaba ari ikibazo. Na byose rega birashoboka. Hari igihe umuntu nk'ubu tuvuga uramunsi ngiye gusenga, umugabo wanjye araje, umwanya wose ndimo nasenga, nta keya ntaki, ibyo bintu nta gusasa. Nugeze mu rugo uri hehe? Ndi mu rusengero. Uri hehe? nagiye mu butayu. Uri hehe? Nagiye hanaha. Uri hehe? Nagiye Kanyarira. Ibyo bintu umugabo nawe rega nawe abakeneye umwanya, ariko no gusenga bikeneye. Reka turi ku mpande zombi. No gusenga hari umuntu ujya mu kintu ukabona nyine cyamugize imbata. None se ubundi umugore atagiye gusengera urugo, umugabo niwe wajya gusengera. Ushaka kujya no mu cyumba cyawe n'umugabo wawe ugasengera urugo rwawe kandi bigacamo. Apana kwirirwa ugenda mu byumba mu hehehe. So ibyo bintu ko mu by'ukuri bizuba. Gusenga ni byiza pe, kandi ndanabyuba, ariko ibyo kuvuga ngo nire mu rusengero, ngiye mu rundi, ngiye mu cyumba, ngiye mu kindi, ibyo bintu koko nibyo. Ariko muri kakanya ko kwihererana n'Imana nyine niyo mpamvu aba yagiye aho ngaho hose buri kuvuga. Aragiye bigira akamenyero nawe ku buryo buri tujuru burengoko. Bo shuti sanjye bakurikiye Icyuzaba TV, ndagira ngo mbabwire ngo ikiganiro turiho uyu munsi ni ukuganira ese ni ubuhe buryo ushobora gukoresha. Turi nko kugira inama abantu bakurikiye Icyuzaba TV, turi kugira abantu. Niyo mpamvu natumiye cyangwa se twaganiriye na Naila, kubera yuko amenyereye kubijyanye no kuganiriza abantu kubijyanye no kubaka ingo cyangwa se umuryango mu buryo bw'umwihariko, kuko we akunda kuvuga cyane kubijyanye no mu cyumba, ni ubuhe buryo wakwitwara, ni ubuhe buryo
ushobora gukoramo sexe kanezeza uwo muri kumwe, ngira ngo nibyo akenshi ukunda kuvugaho na irazi, ngira ngo ntibeshye na channel yanjye abanyarukiyeho baraza kubibonaho ku cyumba kibanga TV, mukunda subscribe, share and like, ubundi buri kongo ikiganiro ujye uryoherwa cyane. Ni cyumba kibanga TV, cyumba kibanga TV ubwo no kuvuga ngo ni cy'abantu bakuru, nta mwana wemerewe kujya, nta mwana wemerewe kujya imyaka 18 munsi y'imyaka 18 abantu bakuze kabisa yo banyarukira bazi icyo bagiye gukura, bagiye kubaka urugo cyangwa se bamaze kurwubaka, bo bakenewe kurica no. So rero niyo mpamvu namutumiye kugira ngo tuganire kuri ibi bintu biri kuba, kuko nibyo twahoze tuvuga ejo bundi Platini atandukanye n'umugore, ejo bundi none ntuza nawajemo Diane n'umutware we Vitari, ejo bundi hari n'undi numvise nawe rega biri gushya ni benshi pasiteri nawe ku mbuga nkoranyambaga. Ariko biriya bintu birambabaza, njyewe ndibaza isomo baduha kuko mu by'ukuri ni nkiriye. Mu by'ukuri abantu bakunda kuba bazwi cyangwa se bubatse amazina, ntabwo nibo bantu bagakwiriye kuba baduha isomo, ahubwo babyicaho hari babizi ry'ikintu runaka dushobora kugenderaho. Ariko Diane yambabaje, ejo narebye, ejo narabikurikiranye ndareba, yarambabaje. Uri gukomeza uvuga ngo Diane yakubabaje, nkumvura n'imyozo. Umva nkangubiza ukuri, urebye igihe bari bamaranye amezi 5, ubundi burawe ubundi agezemo buriya sinkata cyangwa 5 4 gutyo, cyangwa se ugasanga byanahereye no mu byahereye wenda nko mu mezi 2 banakina no kubana, cyangwa se na 3 no mu mezi 2 byashoboka, kugira ngo ibintu bigere hanze, bigaragare hanze, kugera noneho ku rwego rwo kuvuga ngo umugore mvuye mu rugo ndagiye, haba hamaze iminsi. Hari n'akantu Diane nubwo atakavuze neza cyane, hari uburyo yagiye agacamo nkajya kumva ngo ntuza ngo yaramukubise Vitari, aramutse yaramukubise nawe muri iki gihugu cy'u Rwanda ibintu bijyanye no gukubita, buriya rwose umuntu ukubita umugore mana yanjye, gukubitana ko kabatari none kubitwa kamubwiza ukuri Theo, nashaka umugabo ari kuvuga ngo ewa nukankore byose kabisa, ariko kuvuga ngo urankubise ukajya uvuga ati wemere rwose ugenda ahandi ugenda uyitange, ndafuha ngenda fuha, ariko nese naira ari kugenda akaguca inyuma ari no kugukubita ikiza n'iki yagenda, ariko sha mwana inkoni ziraryana ntacyo byagutwara kugira ngo reka mbaza abantu, ariko reka mbaza abantu bakurikiye icyo uzabatiza ari ukugira ngo umugabo agukubite nk'iki cyangwa se no kuguca inyuma akagenda akabyamana n'undi mugore cyangwa se n'umukobwa, wakora iki? Umuntu nzamugurira akantu, umuntu duhuza yemereye akantu ngewe kugira ngo ngubite wanca inyuma, ariko nanone singufata ufasha bya naira urwo ni ku rwego ni mu marangamutima ye bitewe n'icyo yumva ashaka, ariko nanone nabwo kuguca inyuma ari ukuguca inyuma, wagenda, ariko no kugukubita akagukubita nk'inshyi nk'ebyiri akigendera, ari no kuguca inyuma, wahitamo iki? Hari ibintu nabonye kuri YouTube, banze kuko abagore barogesha abagabo sha mwana kugira ngo babakunde, oya nyine akaba akeka umugabo we wenda kashaka kubikora, ndavuga ati sha ndaje ngugire rwose ngende bambwire rwose byari byo, bagasanga bakavuga uti ahubwo ubu ngubu tuvugana niba waje hano rwose yamaze kwenda byarangiye, tudure ari na hariya haryama, barabonye bamwohereje ibintu bandi rwose bano muca inyuma abantu mwashakanye rwose, ariko ikintu namaze kubona abaho kutanyurwa, sinibaza ukuntu mumaranye amezi 3 4 mukoze ubukwe muhita mutandukana ako kanya, ariko hari uburyo umuntu ashobora kukunaniza,
ukumva kwihanganira muri icyo gihe ntibishoboka. ashaka kubwira ati hari ibintu ubona hari ibintu rwose biba bigize ayo mezi ni make ariko ni make byahatari ni make ariko amezi niyo kwaba ari ukwezi kumwe hari ibintu byinshi ushobora kuba wangiritse bidashoboka bitewe n'ubuzima. ariko Diane nawe nubwo wenda icyo kintu nakoze kukigarukaho cyane muri iyi minsi ya none. Niyihe nama wagira abantu? ndabwira abantu muri rusange inama nabwira abantu ngo ndavuga muri rusange abantu bubatse umugore umugabo inama nabagira nuko mwembi waba ufite akazi waba utagafite shaka umwanya wenda rimwe mu cyumweru cyangwa se kangahe mu cyumweru uganire n'uwo mwashakanye. Ego ibyo biganiro nabyo birakenewe kuko hari byinshi utazi kuri we kandi byakabaye ngombwa ko wamenya. Shaka ukuntu muganira. Ikindi kandi nanone ikintu cya mbere ni ikiganiro kiri hagati yanyu mwembi muganire y'abantu babanye kandi nta bintu by'amabanga nyine biri hagati yabo nyine ni ukubwizanya ukuri nyine byose bakaganira rero inama numva natanga kuri bose. Ariko wenda turimo tugana ku musozo w'ikiganiro nanjye hari inama numva natanga ku bantu bakurikiye icyo uzaba TV. Inama numva nabagira nuko burya kubaka urugo no kwihangana. Kwihangana kabisa kuko utabashije kwihangana tureke no kubaka urugo. Yaba ari business urimo yaba ari umuntu murimo muganira ku kintu runaka ibintu byose bisaba kwihangana. Iyo hatabayeho kwihangana nta kintu ushobora kugeraho. Nta kintu na kimwe ushobora kugeraho. Noneho by'umwihariko urugo ni ikintu gikomeye kurusha ibindi bintu. Ni ubundi ngo ni ishuri rikaba nijoro. Byaguhiriye. So rero mugerageze kugira ngo mwubake ishuri cyangwa se mwubake urugo rwanyu neza kugira ngo nabo muzabyara cyangwa se n'abandi babareberaho nk'icyitegererezo. ubundi ngo urugo rwiza ni ijuru. Ni ukuvuga ngo n'ingo nyinshi ziri kugenda zisenyuka abantu benshi ibintu byose biri kugenda bisa nk'aho bimenyera. Biri gusa nk'aho bimenyerwa. Ejo urugo rwa runaka rwasenyutse, ejo bundi twumvise muri divorce, ejo bundi bari kugabana imitungo, ejo bundi bari ugasanga ni ibintu bya rwaserera bitajya bishira. Muribaza ngo ni uwuhe muco turi guha abana batoya bifuza kugera ikirenge mu cyacu? Hari mu mutaka rwose uvuga se uko manje ho gushaka wareba ibintu biri kubera no hanze ukavuga uti wapfa. Ni ukuvuga ngo abantu benshi basigaye nka Nayira rimwe aravuga ngo ibyo gushaka. Nayira ubu ngubu wowe impamvu nuko ufite umutima ukomeye. Abatipe benshi n'abakobwa benshi baravuga ati igihe ibintu byo gushaka no. Abantu benshi baravuga ati ibyo gushaka no. Nyine cyo nakubwiye ngo gushaka ni danje kubu ngubu to umuntu murabana mwamara amezi 3 usanga biranze 6 bikusanga biranze 5 gusanga biranze mu byukuri kandi mu mwaka muri mugeze ahantu haryoshye ahantu haryoheye umuryango ibintu biryohera ijisho. Tutarasoza Nayira nibaza ese umuntu ajya gufata umwanzuro wo kubana n'undi byagenze bite? Urumva nyine ibyo nahoze mbabwira iyo bafashe umwanzuro wo kubana hagati yabo bombi harimo ibiganiro. Haba habaye ibiganiro. N'ubundi rero icyo kiganiro mwatangije ni mu gikomeye. Nibaza nta buryo hashobora kuba habamo guhubuka. Shahani nyine hakaba wenda nk'amaranga n'ubuzima nabwo birashoboka. Ibyo ubuzima byo tubireke kuko wenda tuvuge nuko n'ubuzima birashoboka. Hari gihe
nuko wenda ahantu twashingiye tuvuga iki Theo nukuri kandi biri seriye hari igihe wumva hari ikintu nari kumvikanaho nawe tuvugisha ukuri nka ntuza nka vitari ahembwa amafaranga menshi mu buryo buvugwa na ntuza nuriya Diane nawe iwabo byumvikana yuko ari abantu bafite uburyo bifashijemo iwabo ni iwabo nyine iwabo ni iwabo nyine ako kantu nakuba unkomye iwabo ni iwabo kabisa uburyo iyo umwana avuye iwabo aba ajya kwita ku byiwe n'umugabo wiwe iby'iwabo nyine ubwo ni iby'iwabo yaba mu buzima bubi yaba mu buzima bumeze gute ariko akamenya ukuntu abukansura amenya ko agiye kubaka ibyo bishyashya byaba bikomeye byaba bibi byaba byiza ariko abagomba kubaka ibyo bishyashya sibyo so vitari navuga ngo nawe yari afite ubushobozi bufatika sibyo ariko hari uburyo nari numvise hari uby'ubushobozi abantu bakundana rwose ntabwo umuntu akundana areba ku bushobozi urukundo rero sinzi ukuntu rumeze ujya kubona ukabona ibintu biraje ngo ba naira wigeze ukunda narakunze ndahemukirwa niyo mpamvu ibintu by'urukundo buriya rwose umuntu waguhemukiye ate naira ntabwo ari ngombwa kuri kamera yaraguhemukiye niyo mpamvu rero ibintu by'inkundo rwose gusa nyine mukundane mwizerane mujye muganira mugirane ibiganiro hagati yanyu mwembi urukundo iyo hajemo ibiganiro urukundo rurogera kabisa rurogera ariko nawe watandukanye n'uwo mwakundana babarira uri munsi wankuma waretse ko nese niba waratandukanye n'uwo wakundanaga kubera iki wari uri gutera amabuye Diane nawe oya niyo mpamvu navuga ngo ku mpande zombi haba hariho impamvu gusa ariko igihe cyose namunengeye ni kimwe ko ajya mu itangazamakuru sinzi niba wenda hagati yabo nabo wenda baraganiriye simbizi gusa ikintu namunengeye ni uko yahise ajya mu itangazamakuru nta kindi ariko shamana wanjye byambabaje ubu nari maze igihe kinini ndi kumva izi nkuru z'abana ndetse na ziri no ku mbuga nkoranyambaga kabisa na vitari njye nari nanze no kubivugaho ndaceceka ndavuga nti nanjye ni umukristo nubwo wagiye wishidikanyaho nanjye ndiwe nanjye ndasenga ase wari bwambone mu byaha ko bivuga nkaho Theo simbizi gusa nanjye ndasenga ndasenga ndakijijwe nyine abantu benshi iyo babona nigendera gutyo nibereye mu kazi kanjye bwite batekereza yuko wenda mba ntari umukristo njyewe iki nicyo narindi kuvuga ntabwo ibijyanye n'urugo bibamo ibintu byo guhora basa naho bahanganye ntabwo urugo ari uguhangana ntabwo urugo ari uguhangana kuko ariko ngo Diane hari ibyo nyine Diane buriya nawe ngo hari umugabo nyine mbere bashakaga ku bana batabanye uwo mugabo ariko uzi ko ari byo we hari umugabo ngo w'umukire ngo washakaga kumukwa ngo niba ari 3,000,000 ibyo nabyumvishe ngo 3,000,000 ngo bashaka kubana ariko ntibabanye ko vitari nawe ashobora kuba atoroshye ibaze kugira ngo ukuremo umuntu ugiye gukwa 3,000,000 kandi izo 3,000,000 wenda wasanga Diane yavuze yuko kandi Diane yavuze yuko zitagezemo ngira ngo atangaga urugero ngira ngo atangaga urugero yaravuze ati aramutse yavuze yuko yatanze 3,000,000 yaba abeshye ko 3,000,000 sibwo bushobozi afite sibwo bushobozi bukeya afite kandi sinabwo bushobozi bwisha afite
aho ngaho nk'umuntu w'umunyabwenge uhita wanariza ugahita uvuga ati ibyo ari byo byose urumva nyine ko bitarenze muri miliyoni 5. Diane nyine yashatse gushyiramo akantu ko gucabiranya ukuntu, ariko natwe nk'abantu batekereza uhita wumva icyo yashatse kuvuga. Hari umutipe witwa ngo Brezil ngo yigeze kubwira ngo vitari amubwira ngo umugore we ni mwiza, ngo yajyaga bivuga yuko umugore we ni ubundi umuntu ajya kubureba ko umugore w'abandi ari mwiza, wo nta buhehesi burimo. ariko uriya muntu nawe numva ameze nk'umuntu nawe usa nk'aho abirimo mukuntu. Ashobora kubona we hari uburyo ki yagiye abigiraho, ashobora kuba hari uburyo yagiye abigiramo uruhare. Ariko ntuza Diane nigeze kumva avuga ngo impamvu bari baziranye nk'inshuti zisengana, ariko abantu basigaye basenga muri ibi. Rero ibintu by'amasengesho nsigaye nyine nanjye ndi umukristo, ariko hari abantu basenga bakanakabya. Rwose nizere ko nawe ubizi. Hari abantu basenga bakanakabya bitewe n'ibintu bisigaye bibera mu masengero. Muri idini nsengeramo ni no stress. Ngo uri umusilamu. We ni umugabo n'ubundi yanashatse n'abagore 5 ntaribe. Nta kibazo. Akagaruka. Pfa gusa batamugumanye. Agiye akagaruka. Habwo nge nakora ibirenzeho. Ubona ndebe niba agiye iminsi ngahe wenda uyu minsi wenda yayereka akagoma burundu. Hako nawe ushobora kuba wakikubira, none se kubera icyo utakwemera kugumana n'abandi kandi umugabo araryoha. Nako ntago mbizi. Ntabyo ndi umwana. We nayera nta mwana ukurimo nakuvumbuye. Nta mwana ndi muto. Ntabyo mbizi. Umugabo ngo agira ati umugabo araryoha, ariko niko numva. Ndabasuhuje. Ndabasuhuje. Nayira. Umugabo araryoha. Araryoha mwana, ariko nako numva gusa ariko. Ariko se Nayira, reka tugende tugana ku musozo. Twakomeje kwizimba mu biganiro buryo tuganira. Reka uvuge wenda ku jambo rya nyuma cyangwa se amagambo ya nyuma ugira inama abantu bagukurikiye cyangwa se abakunzi bawe bagukurikira kuri icyumba cy'ibanga TV ndetse n'abakurikiye icyo uzaba TV. Niye nama ushobora kubagira turimo tugana ku musozo? Inama nabagira mbere na mbere mujye kuri channel yanjye icyumba cy'ibanga TV, ubundi mugana subscribe, share and like, ubundi mwubake ingo zanyu fresh. Ariko mujye munacira munaganira. Nabyo biba bikenewe. Bo deka dushimire abantu bakurikiye icyo uzaba TV, hanyuma musure na Nayira ku icyumba. Reka tubashimire abakurikiye icyo uzaba TV, tugana ku musozo dushimira Nayira waduhaye umwanya wo kugira ngo tuganire nawe. Namwe mbashimira mwabashije gukurikira kino kiganiro. Ndagira ngo nsabe Nayira yuko ubutani tugutumira uzaboneka. Nta kibazo muzambwira. Nayira, so ese umuntu ushaka kuba yabonana nawe cyangwa se kuba yavugana nawe, hari inama ushobora kuba wamugira, yakubona gute? Kuri telefone. Nubwo ni ukuvuga ngo ugiye kubaha nimero zawe. Nta kibazo. Ubahe nimero zawe, hanyuma umuntu uzajya ushaka Nayira zamuhamagare cyangwa se anakwandikire kuri WhatsApp. Byashoboka byose. No mukurikirana n'imbuga z'inkoranyambaga zose, ufite Facebook, Facebook, na YouTube numva hose, Instagram. Ntabwo nyikonta. Okay. Bo ni ukuvuga ngo abantu bashobora gushaka Nayira muza mushake kuri Facebook cyangwa se YouTube buriya naho hariho nimero yawe.
YouTube nta numero yangira ariko ndenda kuyishyiraho. urenda kuyishyiraho. Yego. So ariko wabagize amahirwe yo kumubona kuri iyi cano nta kibazo ubwo mwamuvugisha bahe nimero hanyuma dusoze ikiganiro. 078 078 74 74 54 54 599 599 cyangwa 078 cyangwa 078 99 99 611 611 25 25. kuri Facebook ni Isimbi Ange Neira niyo mazina yanjye. Hanyuma ko iyo job n'undi ni Neira icyumba kibanga TV. Mwakoze kwana natwe. Sawa rero murakoze, reka mbashimire mwebwe mwabashije gukurikira ikiganiro cyacu uyu munsi. Murabizi yuko tugenda tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye hirya no hino ku isi, n'ubundi ntabwo tuzabatenguha. Mwari mumenyereye yuko tugenda tubagezaho ibiganiro bya filime ndetse nane tugenda tubagezaho filime ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye, ariko n'ubundi filime ntabwo turi butatire cyane, ariko by'umwihariko tugiye kujya twibanda ku biganiro ku makuru yo hirya no hino atandukanye, ariko na filime tuzajya tugenda ntabwo tuzabareka. Inshuti zacu murakoze, kora subscribe, share, comment ndetse like ugende ubigeza ku bandi bantu. Murakoze, ciao, ikiganiro naho butaha, Imana ibahe umugisha.